Onye bimenyetso binyereka ko Maisha ari tayari. Hagati muri Burkina Faso abarimo barabuze mu bice bimwe na bimwe none abasirikare kujya kwigisha. Bagiye gutanga umusada sasa nigeze umva ko ugeze ku mwari. Babuze ko bahembwa. Wenda we bazaguhemba nk'umu expert. Halo? Yes, hello. Yes, mbonye utubwiye mbona akantu katubwira yuko ushobora kuba ukeneye. Yego. Aha, bimeze bite? Ya nibyo kibumba mu ishyamba hejuru hagati y'ikirunga cya Nyiragongo na Nyamuragira. Rurambikanye ko harimo n'imbunda ziremereye cyane. No kuvuga ngo bari kurasa. Buriya ntiwagerayo tukumva n'urusaku rw'imbunda. Byafata umwanya munini kuko ni kure cyane. Yego. Kuva mu mujyi kugerayo bishobora gufata nk'isaha n'igice. Okay. Gusa batangiye kurwana, babaye nk'abakwepa cya kibaya cya Kibumba. Kuko kiriya kibaya kukirwaniramo ku manywa nabyo ni nko ku gasi niko umuntu yavuga ni tambarare. Ni nko kwiyahura. Ni nko kwiyahura ahubwo bahisemo kujya kurwanira mu ishyamba mo hejuru. Kubaza Kibumba ahantu bita kuri tubaza antene. Uharinganyije werekeza hakurya mu ishyamba naho ngaho barimo kurwanira. Nuvuga ngo bari kohereza amabombe bayerekeza aho ngaho noneho M23 ikayohereza iturutse aho bita Kibumba hafi ya Kibumba centre. Nuvuga ngo imbunda ntoya ntago ziratangira gusohoka kujya. Ubu bari muri sharing sasa. Bari muri sharing ariko abo navuganaga nabo bambwiraga yuko isaha ku isaha bashobora kwa advancinga nabo. Ninde watangije iyo mirwano? Bambwiye ko amabombe yatangiye aturuka mu ishyamba ku ruhande ruherera mu mujyi wa Goma hejuru. Nukuvuga ngo ubwo ne FARDC yatangiye gupirona. Ni FARDC yatangiye gupirona. Ubu niri mu gupirona M23. Yego, nabo bakabasubiza. Nabo bagasubiza aho izo mbunda nini ziri mu kurasa zituruka. Ziri guturuka. Bari kuvuga ko imbunda za FARDC nini cyane ngo ziri mu kibaya cya Nyiragongo. Ni mu ishyamba kuko hari aho nta n'imodoka yajyaho biragoye cyane ni muri pariki. Ubwo nk'izo mbunda zirimo ni nk'izihe ziri mu gukoreshwa? Kugeza amagingo yanga wenda nk'umuturage mbambajije ntago yamenya ngo ni ubu bwoko cyangwa ni ubu ngubu. Okay, sawa. Ubwo urakomeza udukurikirane rero ubwo uko bigenda bihinduka agenda utwapudatinga. Murakoze. Ariko nubishobora ufate akanyabiziga ugereyo. Sawa. Ari breaking. Cyane. Ntago byoroshye. Siyo rahisi kabisa. Ubwo rero bacyari muri pironage. Siko byitwa mu Gifaransa? Wako wana pirone. Nabonye hari umuntu ejo wiriwe yamagana umusaza witwa Robert Rudatsimburwa ariko yamuhaye ibyubahiro birengeje bikenewe. Nibishoboka. Ariko na Lawrence Kanyuka mu kanya amaze kwandika kuri X. Usiyo zito Twitter. 24 octobre 2023. C'est aujourd'hui, hein? En ce moment, les forces du gouvernement de Kinshasa et FARDC, FDLR, mercenaires et milices réservistes, sous les ordres de M. Tshisekedi, attaquent la population civile à Kibumba et ses environs. Bari kuvuga ngo batatse abasivile. Hakwe nta kindi yavuga. Oya, twari uburyo bwo bikamo kuko buriya nabo hakurya tabati batatse abasivile bajya kubiba n'indi terroriste M23 avec ses alliés. Uko bitabyumvikana ngo des chèvres, des moutons. Ngo bitabitanga igisobanuro kidafite impamvu. Kibumba ari birahibuka. Nta ningo abantu bamwe bajya biba ibihaza bakiba amashufleur bireke ko ababivuze na dodo bari kugenda barasa gake noneho ariko hari agafoto nakohereje ka prime minister oya maze kureba neza reka tufoto uyu umuntu witwa arere ariko ibingi birimwe biba birimo n'urwango n'ibinyoma hari igihe utapfa kubyizera icyo nkubwira nyine haba harimo ibinyoma rwose no gufotora nkamutegetse nk'abandi wa haba harimo n'ibinyoma byinshi Burkinabe kuko nk'aya mafoto ashobora kuba ari no muri Cameroon cyangwa Nigeria kuko niwamenye unikiye oya aya mafoto uko uyabona itegereze
za operasiyo zo kurwanya ntuza Boko Haram. cyangwa ya mitwe yindi ishaka kwiyomora ku gihugu. Reka nkubwire abantu bitonda, harimo abantu bavanga ibintu bagaprofita icyo bita bagaprofita igihe cyo gukwirakwiza ibihuha. Ibyo rero ikindi ashaka gutanga ubutumwa, mwabana mwe mugerageza kwikorera content mufite uducyano, ntago turi abakozi banyu. Kubwo uyu munsi rero umuntu wese ufata ikiganiro cyacu agakoresha amashusho yacu mu nyungu ze bwite, tunagaragara n'ibirango bya hano buri kimwe cyose, seriously mu kanya gato tugiye kuboroka chene yawe. Uzi wese ko yafashe content ya TV1 irimo ijwi ryanjye n'iryamutabaruka tubona akajya kubikoresha mu nyungu ze bwite, mu frere usibye no kuba biremye icyaha, mwabana mwe mugerageze ibindi, muve muri ibyo bintu byo gukinisha ibintu. Ntago ngewe ndi umukozi wawe, nicyo cyambere ugomba kumenya. Nta n'uburenganzira ufite bwo kunkoresha. Uyu mwana hariya gicano cye cyitwa gute? Tenze ko byitwa. Reka mubwire tuzinduka amaso yacu mu rwego rwo kumugira inama kugira ngo niba nayo yakoreshaga abona ibirayi ntaza kwifungisha mu nyungu ze. Ntashaka ubundi buryo, hita vuba na bwangu. Yiyita ngo ni uretse gato kaze ndebe, yiyita ngo ni Rwanda update. So please ndagusabye, uramuzi? Nta nubwo muzi rwose, ndagusabye mu minota mve muri studio mu minota mike isigaye ibi bintu bamaze kubisiba. Nutabisiba ishene yawe ndayifungisha. Usibye no kuyifungisha ndanakujyana no kuri RIB. Usibye no kujyana kuri RIB ndakujyana n'ahandi hose hashoboka. Icyo waruvuze bwa kabiri nicyo wakabaye ukora. Oya rwose ibi nakamenyero k'indenga kamere. Kumujyana kuri RIB kuko aba bana rero bakora amakosa batazi. Ndagusabye wa mwana we mu nyungu zawe bwite, reka mbifate kwenda ko ari ukutamenya ibyo urimo. Ibi bintu none have muri mu studio wamaze kubisiba byose. Nade yavuze ko KNC yerekanye ngende umuyobozi w'urugamba rwa M23. Ntabwo nahise nk'uyase niwe wabafashe. Ikindi cya kabiri hari n'amashusho yawe ufata studio yacu ukajya kuyikoresha mu mwanda, ukagira brand yawe, ukagira we wakoze uzi imbaraga bidusaba gukora ibi bintu. Sasa rero nkubwire wa mwana we ibintu nibiki, sinkeneye kukujyana mu bibazo, reka mbifate ko ari ikibazo wenda cyo kudasobanukirwa. Mve hano aho mvugira gutya, n'undi wari we wese utinyuka kubikora abe yamaze kubisiba, kuko I'm going to do what we call the witch hunt. Turumvikana ewana mwese noneho tuve muri black, inzego zacu abanyamategeko bacu babajyane muri RIB, noneho mujye kurira. Ntekereza ko ari cyo cy'ingenzi. Ibi nakamenyero katabaho. Ariko why ejo nibwo nabonaga turi mu kureba dutanga ibitekerezo muri media policy. Iki kintu twakiganiyeho cyane, ariko it is too much. Nkagihaye umurongo umeze gute kuko kirakabije. Ntago birarangira, ariko byaza bikunza agomba kuba community protection muri ibintu dukora. Ariko ibintu biteye isoni kamera. Hari ikintu ushobora gukora. Nabikorezo wabibonye. Nk'abantu bandika bashobora gukotinga. Yes, ariko urafata ndeza studio y'umuntu arimo ukabikoresha mu nyungu zawe. Harimo ubu ngende umukozi wawe wa mwana we. Nge mve muri studio utarabikora nibwo ubona ko ntajya ngira brag. Buri igihugu itakubita imbwa cyorora imisega. Let's go. Atangicira modo. Yayishe tayari. Nibyo barahita bya uploading. Oya nta bya uploading nabwo mujyane. Reka tuzakomeza kujya muri aka kaduruvayo. Sura mujyana. Ndamujyana hari habiri namushyira abakorera bakabanza bakamufunga bakabimuvanaho ibyari bari ibandi ry'amashusho akagacanuke bakabanza bakakaburuka. Hariho bagufata nk'ibandi ry'amashusho, nk'ibandi rikomeye. Urumva yibye content, sina content ibyo ni no gukabya. Naba no kwiba content yibye tu. Ibi ni nko gufata abantu ukabagira bacakara. Ubundi hari abantu bajya batwiba iyi press review mu gitondo bagatwara amajwi kuko nta mashusho bafite cyane. Nujye bumva ndabyumva cyane kuba bateretseho hariya namwe muri amabandi. Ariko abo bareke tugiye kubahagurukira ngufata nta bindi RIB yitegure kuzajya yakira ibirego birenga 400 byacu, kuko ntabwo dutunga abantu babanebwe badasho. Abantu bakeneye content mwe muri aho gusa murazerera. Ubwo nukurira ku bandi mwigize parasite. Muzi imbaraga bisaba, muzi gutekereza ko umuntu ukazinduka ukanaterana na studio z'abantu biyubakiye ku mafaranga yabo, ku misoro y'abantu birwa batanga. Waragize ukajya aho ngaho gusa ukajya kwigira kirerese. Dukomeze mu tundi banga. Uri muraseka iki warwana? Amagambo mashyashya.
hano murereye si barabona abantu bazinduka amaso yaturumbutse bagaterura ibintu babyibye umusanga umuntu azinduka anywa mix press buri ukageza ariko ibintu biteye isoni ariko niba yumva ubwo yabyumvise niba atari harimo n'abantu bicara gusa bagatega amatwi ngo reka numva icyo bavuga ugasanga ari aho ngaho uzongera kubikora wowe ubundi babyita ngo bari muri waiting room mu cyumba bategereje alright burase ntabwo nabajyanaho gato muri Ukraine ese amakuru muri Ukraine sasa muri Ukraine uburasirazuba bwo hagati bwarahamize s'il vous plaît noneho hari igishya cyavumbutse umugaba mukuru w'ikirenga yabwiye ingabo ati ndabasabye ngabo rero murabona ibintu birakomeye abantu bose basa nkaho badutaye bigiriye hariya ariko tugomba kwimenya iki nicyo gihe natwe dukora gake mbahaye umukoro utari munini cyane nyumva neza Albert ndabasaba ko buri munsi mufata metero 500 metero murwane nibura buri munsi mupuse ingabo z'Uburusiya 500 metre par jour igihe kizagera tubirukane burundu ariko nimwihangane n'imizi n'imiganda mwinjiremo akanyabugabo kaje guturuka yise ko ejo bundi bavugaga ko ngo burayi bwabanze hariya ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga wabivugaga ubu barimo aravuga rero yuko abantu batabakunda ariko bagomba kugaragaza nk'intwari urumva kuko abantu bose ubu Israel ariko bibaza ko nanjye ndi umuyahudi Azandi urabonye ko Joe Biden yagiye kubwira kongere ko umuntu bita Putin na Hamas bagomba gushyirwa mu gatebo kamwe Biden biriya bintu arimo akina nabyo nabyihore biriya nabyo ntabwo byemera ntabwo ushobora gukinisha igihugu cy'igihanganye nka kiriya kugiranya biriya byo ni n'agasuzuguro budakwiye no kwemera kumva ibyo tubyihurire undi yaravuga rero sasa reka nigarukire kuri mushuti wa Mutabaruka aravuga ati rero ibyo tugomba kwereka isi yuko twebwe igihugu ari icyacu tutagomba kwemera ndabasaba mukora buri munsi zo twavansa metero 500 ibyo nibyo bita kuhanyanya ati kandi ku kiguzi cyari cyo cyose metero 500 twavanse